Soma dusome Bibiliya twunguke byinshi ni buri munsi ku Kibabi TV, aho tuzajya dusoma igice cyo muri Bibiliya. Reka dusome twunguke ubumenyi. Abantu bose muri iyi si bemera Bibiliya n'abatayemera bakwiriye kuyisoma, gusa nyuma y'uko bitaborohera kubera igihe turimo ndetse n'uko Satani agenda dutega ubuzima bugoye butwibagiza gusoma Bibiliya. Nk'ikibabi TV twabahitiyemo aka kanya ko kujya dusoma igice cyo muri Bibiliya guhera ku itangiriro kugeza ku byahishuwe. Iyi si yateye imbere cyane ku buryo buri muntu wese akeneye ibintu bimusetsa bituma yibagirwa ibibazo byose afite muri iyi si. Nyamara nanone iyo usomye ibyanditswe bikwereka ko tugeze mu gihe cy'uko isi igeze mu gihe cyo kurangira. Tudakwiriye gusinzira, dukwiriye kubyuka tukibikira ubutunzi bwacu, ariko nanone biciye mu gusoma. Utavuga ibyo gusetsa, utavuga ibihumuriza abantu, ntushobora kubona abantu bashobora kumva ibyo uvuga cyangwa se ngo barebe ikiganiro cyawe. Reka mwibutse ko turi muri Soma dusome Bibiliya ku Kibabi TV. Twatangiye Bibiliya kuyisoma. Uyu munsi turaza gusoma igitabo cy'Itangiriro igice cya 16 kigizwe n'imirongo 16. Umutwe w'amagambo: Aburahamu acyura Hagari nawe asuzugura Sarayi, maze Sarayi aramwirukana. Umurongo wa mbere: Sarayi umugore wa Aburahamu ntibari babyaranye, kandi yari afite umuja w'umunyegiputakazi witwa Hagari. Sarayi abwira Aburahamu ati: dore Uwiteka yanyimye urubyaro, ndakwingize gira umuja wanjye inshoreke, ahari nazabonera urubyaro kuri we. Aburahamu yumvira Sarayi. Nuko Aburahamu amaze imyaka 10 atuye mu gihugu cy'i Kanani. Sarayi umugore we ajyana Hagari umunyegiputakazi umuja we, amushyingira Aburahamu umugabo we. Umurongo wa 4: aryamana na Hagari asama inda, abonye yuko asamye inda bimusuzuguza nyirabuja. Umurongo wa 5 ati: Sarayi abwira Aburahamu ati: guhemurwa kwanjye kube kuri wowe ko nashyize umuja wanjye mu gituza cyawe. Maze abonye yuko asamye inda biramunsuzuguza cyane, Uwiteka aba ari we uducira urubanza wowe nanjye. 6: Aburahamu asubiza Sarayi ati: dore umuja wawe mwitegekere, umugire uko ushatse kose. Sarayi amugirira nabi, nawe aramuhunga. Marayika w'Uwiteka amubonekera mu butayu ari hafi y'isoko yo mu nzira ijya ishuri. 8: aramubaza ati: Hagari muja wa Sarayi, urava he ukajya he? Aramusubiza ati: mpunze mabuja Sarayi. 9: marayika w'Uwiteka aramubwira ati: subira kwa nyokobuja wemere ibyo akugirira. 10: marayika w'Uwiteka arongera aramubwira ati: nzagwiza cyane urubyaro rwawe rwe kubarika. 11: marayika w'Uwiteka arongera aramubwira ati: dore uratwite, uzabyara umuhungu, uzamwite Ishmayeli, kuko Uwiteka yumvise kubabazwa kwawe. 12: hagati y'abantu azamera nk'imparage, azagira undi muntu wese umubisha we, n'abandi bose bazamugira umubisha wabo, azatura imbere ya bene se bose. 13: ahimba Uwiteka wavuganye nawe izina ati: buri Imana ireba, ati: mbese indeba nayiboneye na hano? Mbese indeba nayiboneye na hano? 14: nicyo cyatumye rya riba ryitwa iriba rya Lahayiroyi riri hagati ya Kadeshi n'i Beredi. 15: Aburahamu abyarana na Hagari umuhungu. Aburahamu yita umuhungu we Hagari yabyaye Ishmayeli. 16: Aburahamu yari amaze imyaka 86 avutse ubwo yabyaranaga na Hagari Ishmayeli. Iki ni igice cy'Itangiriro igice cya 16. Soma dusome Bibiliya. Turabakunda, mugire umunsi mwiza.